ibintu bitera umwana ukuze kunyara ku buriri. Nubwo kunyara ku buriri ari rusange ku bana, iyo bimubayeho abakuriwe kuri we cyangwa batahanyara baramumwaza, bakamukwena kandi bakamuseka. Ku rundi ruhande, ababyeyi rimwe na rimwe baramukubita, kandi ibi bigatuma agira isoni zo kwanika ibyo yanyayeho. Ubusanzwe kuba umwana anyara ku buriri si ikosa akwiye guhanirwa, ahubwo ni ikibazo gikwiye gushakirwa umuti. Ku mwana uri munsi y'imyaka 7 kuba yanyara ku buriri si igitangaza, nubwo hari ababicikaho batarageza kuri iyo myaka. Icyakora iyo birengeje ku myaka 7 akinyara ku buriri, ugomba kubikurikiranira hafi, ukabikora no kwihangana kandi ukagerageza kumva umwana wawe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko muri rusange umwana umwe mu bana 12 bari mu kigero cy'imyaka 4 n'igice abakinyara ku buriri. Ku rundi ruhande nanone, umwana umwe mu bana 40 mu bafite imyaka 7 nawe abakinyara ku buriri. Umwana umwe mu bana 65 mu bafite imyaka 9 abanyara ku buriri, kandi umuntu umwe mu bantu 100 bakuze nawe abanyara ku buriri, nubwo kuri we bitaba kenshi cyangwa buri gihe. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibintu bitera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri. Ubusanzwe nta mpamvu nyayo yagaragaza ko ari igitera abana kunyara ku buriri, gusa hari impamvu zinyuranye twavuga. Ikintu cya mbere gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga uruhago ruto. Ubusanzwe umwana afite uruhago ruto ku buryo rutabasha kubika inkari zose zakozwe muri iryo joro, bityo bishobora gutuma anyara. Ikintu cya kabiri gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga kutamenya ko uruhago rwuzuye. Ubusanzwe abantu tugira imyakura ihuza uruhago n'ubwonko, kandi iyi ni ituma twumva ko dukeneye kunyara. Ku bana hari igihe iyo myakura itinda gukura, bityo igihe cyo kunyara cyagera ntabimenye, agahita yinyarira cyane cyane iyo yasinziriye cyane. Ikintu cya gatatu gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga imisemburo ikora nabi. Ubusanzwe abana bamwe ntibagira umusemburo uhagije ubuza amazi gusohoka, ADH, antidiuretic hormone, kandi uyu musemburo niwo utuma nijoro umubiri udakora inkari nyinshi. Ikintu cya kane gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga stress. Stress tuvuga aha iterwa no kugira ubwoba bukunze kuba ku mwana ukurikijwe, cyangwa se umwana uraye ahantu atamenyereye. Ibi bituma umwana ashobora kunyara ku buriri niyo yaba yarabicitseho kubera igihunga ashobora kugira. Ikintu cya gatanu gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga UT. UT ni indwara zifata mu muyoboro w'inkari. Kimwe ni mu bimenyetso byazo cyane cyane ku bana ni ukutabasha gufata inkari haba ku manywa na nijoro, kuko no ku bakuru bishobora kubabaho. Ikintu cya gatandatu gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga diyabete. Niba ubusanzwe umwana ataranyaraga ku buriri bikaba bije vuba kandi ubona mu byanywa nta cyahindutse, bishobora kuba ari ikimenyetso cya diyabete. Ikindi bigendana ni ukunyara inkari nyinshi. Icyo gihe umwana azagira inyota cyane, ahorana umunaniro ndetse anatakaza ibiro. Ikintu cya 7 gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga kwituma impatwe bihoraho. Ubusanzwe mu miterere yacu nk'abantu,
imikaya ifunga inkari ni nayo ifunga umwoyo. Iyo umwana ahorana impatwe birumvikana ko iyo mikaya icika intege bigatuma itongera gukora neza. Ikintu cya 8 gishobora kuba impamvu yatera abana barengeje imyaka 7 kunyara ku buriri, twavuga imikorere mibi y'umubiri. Ubusanzwe ni gake cyane ko kunyara ku buriri bishobora guterwa no kuba urwungano rw'inkari cyangwa rw'imyakura bidakora neza. Ikindi ni uko kunyara ku buriri akenshi biboneka ku bahungu kurenza abakobwa kandi bikanaba urukurikirane mu muryango. Ikindi kunyara ku buriri ku mwana ukuze usanga bimutera ipfunwe agatinya kurarana n'abandi bitewe no kwisuzugura we ubwe. Urugero, iyo hari umukurikira we akaba atakihanyara, byo rwose biba ari ikibazo kinini kuri we, niyo mpamvu kumufasha gukemura iki kibazo ari ingenzi. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo wavura umwana kunyara ku buriri. Ubusanzwe abana benshi kunyara ku buriri babyikuramo iyo igihe kigeze. Niba mu babyeyi harimo uwanyaraga ku buriri, usanga kenshi igihe yabicikiyeho iyo kigeze na wa mwana ahita abicikaho. Niba umwana ubona kunyara ku buriri kwe atari buri gihe kandi ukabona ntibimutera ipfunwe cyane, hari uburyo bworoshye bwo kumufasha kubicikaho. Ku rundi ruhande ariko, niba ubona bimutera ikibazo ku buryo atanemera kurarana n'abandi, ni byiza kwifashisha n'imiti kuko ikibazo kiba cyarafashe indi ntera. Ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukubanza ugakurikirana neza kugira ngo umenye neza icyaba gitera umwana wawe kunyara ku buriri. Akwituma impatwe, gusinzira cyane, ubwoba bwo kubyuka, ubunebwe bwo kubyuka cyangwa kubanywa nijoro, iyo bikosowe no kunyara ku buriri birashira. Ukwiye kugabanya ibyo kunywa umwana afata, kandi mbere yo kuryama ubanze umusabe kubanza kunyara. Murinde kurara wenyine, ahubwo umuraranye n'umuntu mukuru, noneho nijoro ajya amukangura ajye kunyara. Ibi akenshi bitanga umusaruro, kandi umwana iyo amaze kubitora nk'umuco arikangura we ubwe, bityo ikibazo kikaba kirakemutse. Ku rundi ruhande, hari inzogera zishyirwa mu myenda yambara agiye kuryama, ku buryo iyo atangiye kunyara inkari zituma iyo nzogera isona. Ubu buryo nubwo buhenze ariko burafasha, kuko inzogera ivuga agiye kunyara ikamukangura akajya kunyara kugeza igihe azamenyera gukanguka nta nzogera. Nijoro niba uhisemo kumuha icyo kunywa, murinde ibirimo kafeyine cyangwa icyayi kirimo amajyane n'ikawa, kuko byongera ibyago byo kunyara ku buriri. Ku rundi ruhande, hari umuti ukunze gukoreshwa witwa desmopressin. Uyu muti utuma umubiri udakora ku bwinshi umusemburo wa ADH, ari gutuma nijoro hakorwa inkari nkeya, bityo bikagabanya ibyago byo kunyara ku buriri. Mu gihe uri gukoresha uyu muti, ntugahe umwana ibyo kunywa byinshi kuko byamutera ikizungera. Umwana ntagomba kunywa ibirenze mililitiro 250 nyuma y'uko anyoye uyu muti. Undi muti ushobora gufasha umwana ni uwitwa oxybutynin. Uyu muti ahanini uhabwa abana bafite ikibazo cy'uruhago rutoya. Uyu muti kandi utuma uruhago rutikanda, bityo bikarwongerera ingufu zo kujyamo inkari nyinshi zitarasohoka, ariko uyu muti ukoreshwa mu gihe indi miti yose yanze kugira icyo ikora. Undi muti twavuga ni uwitwa amitriptyline. Uyu muti by'umwihariko nawe ujya ukoreshwa cyane cyane ku bantu bakuru, ni ukuvuga abantu barengeje imyaka 10. Icyitonderwa kuri iyi miti ni uko rimwe na rimwe iyo uyihagaritse, hari igihe umwana yongera akanyara ku buriri, bityo niyo mpamvu atari byiza kwirukira ku miti mu gihe ubundi buryo bushobora kumufasha.
kuba hafi umwana wawe, kumuhumuriza ko bizashira no kutamuhoza ku nkeke cyangwa kumukubita, nabyo ni byiza kandi bizagufasha wowe n'umwana wawe. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.